turagira ngo mufate igihe gito kitari kinini cyane. Cy'iburyo uti ngewe uvuga izina ryawe. Ngewe Munyantwari Martin. Ntazimana ho umuhamya. Ntazimana ho umuhamya. Kw'ibyo ngiye kuvuga ari ukuri. Kw'ibyo ngiye kuvuga ari ukuri. Ngaho tubwize ukuri. Ngewe ubuhamya ngiye kubaha bwa mbere rubanza nubwo muri 91 ubwo muri 90 mu kwezi kwa 10 inkotanyi zitera konseye Odeta twari tuziranye, noneho umunsi wo gushingura Rwigema bazanye imitumba yose ngo twese tuje gushingura. Nge aransanga arambwira ati wowe kutajya gufasha abandi, nge ntabwo ari umwanzi wanjye, ngo tuje gushingura umwanzi, nge ntabwo ari umwanzi wanjye. Ati noneho wimukiriye uti rwose. Noneho ubwo abwira responsable arambwira ati uriya mugabo simusanga. Baraza baramfata barantwara, ariko akaba ari umusirikare w'inshuti yanjye abonye bagejeje ku muhanda kuri Sizere arangarura. Amaze kungarura we uragira ngo uganishe niho ngiye kugera, ntabwo ngutindira rwose. Noneho ngo bibaho bangabise birarangiye, ntabwo byakomeje. Muri 94 Habyarimana amaze gupfa nibwo batangiye kwica abantu. Ariko hagati aho nkaba nari mfite umwana abantu bise Kagame. Ubwo ntumwira seni famille. Hageze uriya mugabo Munyakazi, icyo gihe Minwari yari hari, baravuga ati ngo abantu baje mu nyenzi buri baduha impapuro. Abaje mu nyenzi biyandike n'abaje muri guverinoma biyandike. Umuntu uje yandika izina kandi avuge naho agiye kujya. Ubwo turakoze bamwe bakoze amaliste, bamwe turaba, bamwe ndababwira ibyo byose gurana kugira ngo baje babone uko barumva. Tubijyamo nyuma yaho hari umudamu wumvikanaga na Minwari, umuntu yacengeyeyo yumvikana na Minwari arababwira. Minwari nawe ntiyari ibizi ibyo Munyakazi yatekereje na Mutsindashyaka Padiri Munyeshyaka kuri bamwitaga Padiri Mujeni. Nibwo avuze ati ibyo ari byose bari kugira ngo bashaka ukuntu abaje muri FPR baje babatwara bitonze buhoro buhoro, kuko muri iyo minsi nge bari bamaze kuntwara nk'inshuro ebyiri. Abantu twari kumwe bantangira amafaranga. Hari umujyaniro n'uwo ntwaye aravuga ngo ngwino tugende. Ese sha mujyane ngo ho tubajyane sura hayo. Abantu noneho karaba, abantu batanga amafaranga rwose benshi, bamwe baranga. Birangiye ubwo impapuro ziragaruka zivuye muri Minwari. Munyakazi uwo munsi yari rirwanye na Padiri bavugana ku buryo baravuga ati muje mureba abantu ko bameze, mureba barebare. Padiri Mujeni Munyeshyaka sinjya nimenya n'izina rye cyane, numva nshaka no kumanagura mu mutwe. Ubwo bagezeho baravuga bati ibyo byose mwebwe mukurikize Munyeshyaka abivugana n'uyu mugabo. Bati ni ukureba abantu barebare mukajyamo batandukanye, ku buryo uwo munsi bamaze kuvugana birirwanye mu nama. Padiri yaraje Munyeshyaka yambaye antibari y'umbunda adusomera misa, ariko dusomera misa akoze gutya pistolira iguye. Nibwo dusohotse turavuga ati se umuntu uje gusoma ijambo ry'Imana akaba atangiye kuzana n'imbunda ikikubita hasi agiye kuturasira mu kiliziya. Ubwo ako kanya iby'amahirwe nge kubera ko nari mpamaze iminsi mike narabuze uko mpagera, Minwari yatangira avuga ngo noneho ngo ni ukwiyandika amaliste bundi bushya, bakajya barobanurira ku kibuga cy'umupira, ariko bagakurikiza za alfabe. Bagiye gukurikiza za alfabe rero batangira kujyana icyiciro kimwe bakijyana Kabuga. Nyuma yaho bongeye guhamagara bati noneho bahamagara bageze kuri bagatete nk'umunani. Ndavuga nti ngewe izina ryanjye ntibazangira vuba kandi bahora bantwareka. Ubwo nari mfite abana 5 bamushiki wanjye bamaze gupfa n'abanjye. Uyu mugabo
munyeshaka na nure mugore Odette babati umunyantwari ntagomba kugenda umuntu uhise umwana we Kagame ubu ibyo bintu murabyumva kandi akaba yaranze no gushingura kugema avuga ngo atahubwo wowe konseye uri muntu wakuki wamutunze kugeza iki ku kibuga ndi kurika barabyanga pe uyu mugabo arabyanga we na padiri habiri nduru minwari niyo yamfashe barandwanira nurira ku ngufu urumva rero byabaye nyuma kuko namaze kugera Kabuga niho Saint Fabien basigayemo hose babishinje narigeze Kabuga baranyebaki ubuhamya ntanze n'ubungu kandi yari ahari ngo yari aha twanahagararanye hafi y'iminota 30 minwari iri kungwanira ngo ni nuri imodoka ngiye none ibyo bintu byose ari kubihaka iwe wakwandira munyeshaka bavuga ngo ninsigare kubera ko ngewe ntanditswe kuri liste bararebye kuri liste basanga koko siko nitwa iranga umuntu nanyifite baranga ngo nintegereze izina ryanjye kandi izina ryanjye ntabwo nari kurigeraho bari bamaze kuntwara inshuro zingahe hafi nk'eshanu abantu bose twari kumwe bamaze kungura kandi ari abajana n'ube bantwara nta ntera hamwe yaza kuntwara nta nindi ntamwe yantwara ni abajana n'ube bantwara urukiye muri Saint Famille waramubonye injiramo imbere uyu yari ahari bajyaga no muri etaje we na padiri ariho bakoreraga inama gendere agane gato uretse nitwa Nkusi Antoine mwene Ndekezi Andre na Nyirabaziga Veronica. izina ryawe Yewe Nkusi Antoine Ntanzimana h'umuhamya kw'ibyo ngiye kuvuga ari ukuri ngaho tubwire mu byo ngiye kuvuga rero ni kuri uyu mugabo Munyakazi ku itariki ya 7 twahungiye muri Sera twahamaze iminsi koko nk'uriya wambanjirije tariki ya 7 z'ukwezi kwa kangahe kwa 4 simbuvugaho byinshi cyane kuko uriya wambanjirije yabivuzeho kandi twarabanaga no muri ako gakipe twari turi kumwe dushobora kuba twabasha kwirinda ariko uyu mugabo igitero cye cyose niwe wadusheshe kuko babanje hari ibihuru mu mirima y'abapadiri babanje kuza babyitemesha ariko yahinjiranye narenzaho na Nyirabagenzi nk'uko byavuzwaga ntabwo basiganaga uyu mugabo mbere y'uko badusohora aho twari twihishe hose bakaturundanyiriza hanze yararebye asanga koko hari gupfamo abo yita bene wabo aravuga ati murobanure mufate serire y'aho umuntu yagiye ahunga apfa niko byagenze bamwe nibwo babapakiriye aho mu modoka harimo abana bo kwa Rwanga bangahe na se ibyo byose biritirirwa uyu mugabo kuko niwe wabikoraga aho hantu twaje kuhava tugenda twitwikiriza amatora bamwe tujya Saint Famille tugize amahirwe Saint Famille turinjira ariko uyu mugabo ntiyahasibaga ari kumwe na padiri Munyeshyaka ikintu rero jye namwisabiraga ntavuze menshi kuko ibindi babivuze
n'aba bantu 18 yajyanye atwereke aho baherereye cyangwa se niba yaranabishe atwereke amagufa yabo tuyashyingure mu cyubahiro. Ndumva ibyanjye ari ibyo. Murakoze. Nitwa Safari Hamudu, mama kitwa Mukankusi Rukia, papa kitwa Gasimba Abdala, tuye mu murenge wa Rugenge mu karere ka Nyarugenge mu ntara y'umujyi wa Kigali. Ngewe icyo nabonye kuri uyu mugabo Munyakazi. Uretse umwirondoro wandike neza. Nitwa Safari Hamudu umwe ahiruti njyewe izina ryawe. Ngewe Safari Hamudu. Ntanzimana w'umuhamya. Kwibyo ngiye kuvuga rukuri. Nawe tubwire. Ngewe ibyo nabonye kuri uyu mugabo Munyakazi, nabonye ko afite imvugo ebyiri. Afite imvugo yo muri 1994 akajya n'imvugo muri 2005. Keretse niba yenda imvugo ihinduka akajyana na Vision 2020. Imvugo y'imyumvire muri 1994 nubwo yahakanaga ngo imodoka yagiyemo ira y'umutuku, naramwiboneye n'amaso yanjye, numva n'ijwi rye yivugira ati abwira interahamwe, harimo interahamwe yitwaga Maroke, interahamwe yitwaga Kavurivundi, interahamwe yitwaga Joashi, ziri ku muhanda. Avana umutwe mu modoka arazibwira ati ko nta mwanda mbona hano. Interahamwe ziramusubiza ziti nta bikoresho dufite. Ahita basubiza ati mubura ibikoresho muti. Avana umutwe mu modoka abwira abajandarume bari inyuma, arababwira ati mubahe ibikoresho. Bahise bahereza izo nterahamwe grenade, bazereza grenade. Nibaza rero niba uwo mwanda yavugaga ushobora gutemwa na grenade cyangwa niba ari ingorofani yarabahaye zivanaho uwo mwanda. Yamaze kuzibaha, bahise binjira kwa masenge aho narindi, baraza ninjye bahise bahingukiraho, baramfata baramfukamisha, ubwo senga ugiye gupfa. Narapfukamye senga mu Cyarabu, baravuga bati uyu nguyu ari kuvugana na Kagame ugasenza mu birimi byabo. Apre baravuga ati vuga mu rundi ruri mushaka. Iyo nterahamwe yitwa Kavurivundi irambwira iti wowe vuga dawe mu ijuru. Dawe mu ijuru sinari nyizi, nyivangana ndakuramutsa Mariya. Noneho interahamwe yitwa Davidi yahise imubita ikibatira cy'umuhoro hano mu mugongo. Iyo nterahamwe yitwa Maroke irambona, ibona twigeze gukirana hariya ku Kimihurura, iravuga ati ariko uyu mwana ntabwo ari inyenzi. Uyu mwana twakinaga umupira hariya ku Kimihurura, ntabwo nigeze mubona ajya mu bintu byinshi cyane. Yarafite iyo grenade Munyakazi yaramaze kubaha, aravuga ati muramutse mumwishe nanjye ndabatwika n'iyi grenade. Bagira ubwoba niko banditse. Sinumva ari impamvu Munyakazi ahagarara hano agahakana iyo modoka y'umutuku yagiyemo, akavuga nta bikoresho yahaye interahamwe kandi yarabitaze de. Ubuhamya bwanjye ni ubu. Tubwire umwirondoro wawe. Nitwa Mukangarambe Domitira. Mwene Mariko Buyenge. Nande. Na Anastasia Mukambwanga. Wavutse ryari? 49. Vukira mu kahe kagari? Akagari ka Miyange. Niye kubaho. Zamura ikiganza cy'iburyo urahire uti njyewe wivuge. Yewe Mukangarambe Domitira. Ntazimana w'umuhamya. Kwibyo ngiye kuvuga rukuri. Uvuge witonze. Turabyumva.